ikomeje isezerano mpaka Yesu azavuke. Ariko Satani nawe ararwana intambara, arateza ibyaha, arateza ubugumba ngo batazabyara, ngo Yesu atazabavukamo. Urabona Satani nawe ararema intambara. Ariko Imana yacu ishimwe, ni Imana itabura ukwigenza, ni Imana iyo yiyemeje ikintu no kugikora iragikora, ni Imana iyo yiyemeje gukiza umuntu no kumukiza iramukiza. Urebe uru rugendo rw'agakiza Imana izatangira muri Yesu, ukuntu igenda irwitaho, ukuntu iruzirikana, ukuntu inzira yitayeho. Iyo Imana yacu igambiriye gukora ikintu iragikora. Bene data, ujye uyizera, ni Imana idashobora gutenguha abayizera, ni Imana idashobora gutenguha abayiringira, ni Imana idashobora kubeshya, ni Imana idashobora guhemukira abashyize ibyiringiro byabo muri yo. Ni Imana irinda isezerano, ni Imana yavuganye na Aburahamu, kandi iyi Imana yiteguye gusoza icyo yavuganye nawe. Ariko reka mbabwire, Aburahamu arasabwa kwizera Imana, arasabwa kumvira Imana, arasabwa kudateshuka. Amen. Ni conditional blessings, ni imigisha iri conditionnel. Imana iravuga ngo nunyumvira ibi bintu ukabikora, nzaguha umugisha, nzakugirira neza, nzogeza izina ryawe, nzaguherekeza, uzakuvuma nzamuvuma. Aya masezerano kugira ngo asore kuri Aburahamu. Aburahamu arasabwa kumvira Imana, arasabwa kwemera agahaguruka akava mu gihugu akagenda, arasabwa kwemera agasiga umuryango w'iwabo n'inzu ya se, arasabwa kwemera n'ukuri akagenda nubwo atazi aho agiye, ariko agomba kugenda akajya mu gihugu Imana ishaka kugira gute, kumwereka. Umvira Imana niba ushaka umugisha w'Imana, kandi umugisha wa mbere uba mu Mana burya ni agakiza kayo kabonekera muri Yesu. Agakiza niwo mugisha wa mbere Imana yadusezeranije, niwo mugisha ukomeye. Imana yemeye gutanga Yesu ngo apfa azira ibyaha byacu, Imana yemeye gutanga umwana wayo. Umugisha ukomeye rero uruta agakiza ntubaho. Umugisha wa mbere dufite turonkera muri Yesu ni agakiza kaduhindura abana b'Imana, kadukura mu barimburaka, kakatuzana mu mucyo, kakadukura mu mwijima, kakatuzana mu mucyo, kakadukura mu barimbuka, kakatujyana mu bugingo buhoraho. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Jya wiringira Imana. Haleluya. Jya wiringira Imana nubwo waba utabona uburyo. Jya ukomeza wizera Imana nubwo waba utabona inzira. Jya ukomeza wizera Imana niyo waba utabona ibintu bizaca. Jya ukomeza wizera Imana niyo waba utabona agaco kuko ibintu bizakunda. Jya ukomeza wizera Imana niyo waba utabona inzira. Jya ukomeza wizera Imana, ibyo ukora byose ubikorane kwizera, ugendane kwizera, ugendane kwirinda, ugendane kwigengesera, ugenda uri umuntu wizera Imana niyo waba utabona ko ibintu bizashoboka. Kwa Aburahamu abantu babonaga bidashoboka, iyi Imana yabwiraga Aburahamu ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, ngo nzogeza izina ryawe, ngo amahanga yose ngazahererwa umugisha muri wowe. Reka nkubwire, iki ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye pe. Umuntu w'ingumba, umugabo w'imyaka 75, nta mwana n'umugore we, ntabwo byari byoroshye, ariko ngo yizera Imana. Haleluya. Yizera Imana kuko ari Imana ibivuze izasohoza, kandi ngo abazakwifuriza umugisha nabo bazawuhabwa. N'uyu munsi umuntu wizera uwavutse kwa Aburahamu, wizera Yesu, ahinduka umunyamugisha. N'uyu munsi umuntu wizera Yesu wavutse mu rubyaro rwa Aburahamu ahinduka umunyamugisha, ahabwa ubugingo buhoraho, ahabwa amahoro, ahinduka umwana w'Imana, ahindurirwa identite, ahindurirwa indangamuntu, abaho afite ibyiringiro by'ijuru, abaho ari umuntu watsindishirijwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bene data, mbabwire kwizera Imana. Aburahamu yizeraga Imana we, ariko akanayumvira, akavuga tumva, I surrender. Yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. I surrender my land. I surrender my family members. I surrender my native land. I surrender everything to you. Ngo ndabyemeye, nemeye ubushake bwawe, nemeye kugenda uko ushaka, nemeye gukora ibyo ushaka. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Aburahamu yumviye Imana. Nawe jya wumvira Imana mwene data, ntabwo uzicuza. Haleluya. Ngo muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Uyu ni Yesu uzaturuka kwa Aburahamu. Ubundi umugisha nta hantu handi umugisha ushobora guturuka. Umugisha uturuka muri Yesu. Umugisha uturuka mu kwizera Yesu. Icyo Imana yabwiraga Aburahamu nuko amahanga yose, abirabura n'abazungu, abarebare n'abagufi, aba hafi na kure, umva, bazahererwa umugisha mu rubyaro rwa Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Yego, ni mu rubyaro rwande rwa Aburahamu. Hano ni Imana yavugaga
mu Bagalatiya ibice 3:16 n'ubundi naho babisubiramo ngo Imana imubwira ngo ni mu rubyaro rwa Aburahamu Imana izatangira umugisha, kandi ntago ari abantu benshi, ni muri Yesu. Imana ishimwe cyane, ni muri Yesu. Yesu uzaturuka mu muryango wo kwa Aburahamu. Aburahamu azabyara Isaka, Isaka abyare Yakobo, Yakobo abyare Yuda, bakomeze babyarane bagere kuri ba Dawidi, bakomeze babyare mpaka Yesu aturuke mu muryango wabo. Imana ishimwe cyane. Aburahamu ngo yaraje ngo yumviye Imana, ngo yarabanje avuga ati Imana nubwo ntazi ngo njyanye he. Tekereza, umva, Aburahamu nta mwana n'ingumba, nta gihugu, asize ibintu byose akurikiye Imana. Imana ntinamubwiye ngo nkujyanye aha naha, ariko Aburahamu arizera avuga ati Imana ubwo ari wowe ubivuze ndabizi ko aho njyana ari heza, ubwo ari wowe ubivuze ndabizi ko aho njyana ari heza. Umenya ibyo ntamenya, uzi ibyo ntazi, ureba ibyo ntareba, imbere urahazi, uzi bizaba, nta kigutungura. Ubwo Mana ari wowe ubivuze ndakwizeye, ndakwiringiye, ndakora ibyo umbwiye. Imana nivuga ujye wumvira, Imana nivuga ujye wizera. Ni Imana idashobora kubeshya, ni Imana idashobora gutenguha abantu bayizera, ni Imana idashobora kuvuga ibinyoma. Abantu bashobora kubeshya ariko Imana nyamana ntijibeshya. Abantu bashobora guhimba ariko Imana ntijihimba. Abantu bashobora kunanirwa ariko Imana ntijinanirwa. Abantu bashobora kudasohoza ibyo biyemeje gukora ariko Imana isohoza icyo yavuze, icyo yagambiriye. Imana yacu ntabwo ishobora kubeshya, ntabwo yabeshya Aburahamu. Imana iramubwira ngumva wowe haguruka, usiga inzu ya so, usiga umuryango wanyu, usiga igihugu cyanyu, uhaguruke ugende aho nzakwereka. Ntabwo Imana imubwiye ngo ugende werekeje nibura hanga, we haguruka ugende. Je nibaza ukuntu Aburahamu yahagurutse, ariko ngo yizeraga Imana. Haleluya. Aburahamu ngo yizeraga Imana. Nkunda mu Baheburayo ibice 11:8 haravuga ngo kwizera ngo niko kwatumye Aburahamu ngo ahaguruka, ngo ubwo yumvaga ijwi ry'Imana ngo akagenda, nubwo ataraza hagiye, ngo ariko yumvaga Imana imuhagurukije. Hari Imana idashobora kumuroha, hari Imana idashobora kumujugunya. Reka mbabwire benedata, igihe cyose uzajya ubona wicaye mu mugongo wa Yesu, ujye utuza. Yesu ni uburyo udashobora kukujugunya. Ujye uturiza mu modoka itwawe n'Imana. Ni umushoferi mwiza udashobora gukora accident, wowe jya uturizamo gusa. Yesu ni umushoferi wizewe, wowe jya uturizamo, umwizere, umwiringire. Imana itugirire neza. Abona muri Imana impagurukije ngo nimfe kugenda, ninambwira aho ngiye, ninambwira icyo ngiye gukora. Oya, Aburahamu yaravuze ati mva, iyi Mana ndayizeye. Ubwo imbwiye ngo ningende ntabwo ishobora kumbeshya. Ubwo imbwiye ngo nimpaguruke ntabwo izantererana. Ubwo imbwiye ngo ningende irabizi kizakora. Ubwo inkuye mu gihugu cy'iwacu izampa igihugu kirushijeho kuba cyiza. Ubwo inkuye mu muryango w'iwacu izandemera umuryango urushijeho kuba mwiza. Ubwo imsabye guhomba ibi byose, Imana ifitiye ibyiza biruta ibi nari mfite. Haleluya. Buriya reka nkubwire, jya wizera Imana. Imana ikubwira ngo va mu byaha, Imana ikubwira ngo reka gucuruza mu manyanga, Imana ikubwira ngo reka gukora ku kazi kuko uri kari kuntandukanya nawe, uri kugakoreramo ibyaha. Imana ikubwira ngo reka ibyo bintu wabonaga nk'inyungu, Imana ikubwira ngo zinuka ibyo bintu harimo ibyaha, Imana ikubwira ngo tandukana na ba runaka muri gukorana ibyaha. Jya utandukana nabo, Imana ntabwo izaguhombya. Ibyo uzasiga imbere umugisha uri mu Mana uruta iby'isi byose. Paul yageze kuvuga ngo ni ukuri ngo kubwa Yesu ngo nahombye ibyanjye byose, ariko umugisha uri muri Yesu uruta iby'isi byose, uruta ibyitwa ko ari byiza dutunze, uruta imiryango yacu, uruta amashuri twize. Umugisha uri muri Yesu uzana amahoro, umugisha uri muri Yesu uzana umunezero, umugisha uri muri Yesu uzana ubugingo buhoraho. Burya Imana imubwira ngo Aburahamu siga byose unkurikire ntacyo uzaba. Haleluya. Harimo ubugingo buhoraho muri Yesu. Buriya uriya uzavuka kwa Aburahamu, urubyaro rwa Aburahamu rugahabwa umugisha. Aburahamu nawe bwagahererwa umugisha muri Yesu. Erega burya na Aburahamu nawe yaherewe umugisha muri Yesu. Umwanditsi umwe w'ubutumwa bwiza yaranditse ngo Aburahamu yabonye umunsi wanjye aranezerwa. Na Aburahamu yifuzaga kureba Yesu, burya amuhishuriye ngo aranezerwa. Burya nabo bakizwaga na Yesu uzaza, nawe baramwiringiraga. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe bene data. Imana ihabwa icyubahiro ko yongeye kutugirira ubuntu, ikaba
itugiriye neza ikaduha uyu mwanya kugira ngo twongere duhure twige ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Umutima wanjye ndumva unezerewe, ndumva ari ishimwe rikomeye cyane. Nuko Imana ishyirwe hejuru. Amen. Reka rero dutangire dusenga, dutumira Imana kugira ngo izibane natwe muri gahunda yacu yo kwiga Bibiliya, ubwo tugiye gukomeza twiga igice cya 12 cy'Itangiriro. Amen. Mana yacu urakomeye, urakiranuka, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana idukunda, uri Imana twitaho. Turi abanyantege nke ariko uri umunyembaraga. Dushobora bike ariko ushobora byose. Ibyo tutabona wowe urabibona. Ibiri kure yacu cyane birakwegereye. Ibitwihishe bitwikuruwe imbere yawe. Nta na kimwe kikwishe, nta na kimwe kikunanira. Tuje imbere y'ubwiza bwawe turi abanyantege nke. Turakwinginze ngo utwongerere imbaraga, utwongerere ubwenge, utujijure Mana. Iyo tuje kwiga ijambo ryawe tuba twifuza ko turushaho kujijuka, kukumenya no kugusobanukirwa. Ubwo tugiye kwiga iki gice cya 12 cy'Itangiriro, umwuka wera tumurikire, umwuka wera twigishe, umwuka wera duhishurire, turushaho kubona ibyo ushaka n'ibyo ushima. Izina rya Yesu. Amen. 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 Yego, Imana ishimwe bene data kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ni karibu rero dukomeze na gahunda yacu yo kwiga Bibiliya. Mufate Bibiliya zanyu rero mwese n'ubundi tugende dusome mu bice 12 by'Itangiriro niho tugeze. Nkuko mubizi twe twiga Bibiliya tudasimbuka, kandi uko tugenda tuyiga Imana igenda urushaho kutwigaragariza no kubana natwe. Fata Bibiliya yawe rero, nanjye nafashe yanjye, ubundi dutangire twige ibice 12 by'Itangiriro duhere ku murongo wa mbere. Imana ishimwe cyane. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburahamu ajyana Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo, n'ubutunzi bwose bari batunze, n'abantu baronkeye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Aburahamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa i Shekemu, ahari igiti cyitwa umweroni cya More. Muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakiraho igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye i Beteli. Abamba ihema rye. Beteli iri iruhande rw'iburengerazuba na Ayi iri iruhande rw'iburasirazuba. Yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Aburahamu, ku murongo wa 9 niho tugeze. Aburahamu akomeza kugenda yerekeje i Negebu. Inzara itera muri icyo gihugu. Aburahamu aramanuka ajya muri Egiputa asuhukirayo, kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa, abwira Sarayi umugore we ati, dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro. Nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati, uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze uzajye ubabwira uti, ndi mushiki we, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe, ukirishe ubugingo bwanjye. Aburahamu ageze muri Egiputa, abanyegiputa bareba ko wa mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba, baramumushimira. Wa mugore ajyanwa kwa Farawo. Agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo, n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Uwiteka ahanisha Farawo n'inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburahamu. Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati, icyo wangiriye iki ni iki, ko utambwiye ko
ari umugore wawe? Niki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye? Nuko ngo uyu mugore wawe mujyane wigendere. Farawo amuha abantu bo kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Imana ishimwe cyane cyane, Imana ishimwe cyane. Rero iki gice cya 12 tugezeho, muribuka mu gice cya 11 hari ibintu byahabaye by'umuvumo kubera Babeli. Ariko kino gice cya 12 tugitangiranye noneho na Aburahamu. Murabizi Aburahamu tubona kuvuka kwe mu gice cya 11. Hano rero Aburahamu Imana iraza ikamubwira ngo Aburahamu, Imana ikamutegeka ikamubwira ngo va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Noneho ngo numara gukora ibyo ngibyo, ngo nanjye nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Iki kintu kirantangaza cyane. Ariko mutekereze, hano Aburahamu nta mwana yari afite, yaragize imyaka 75. Aburahamu ari ingumba. Aburahamu nta butaka yari afite, nta gihugu yari afite, nta kintu na kimwe Aburahamu yari afite kigaragaza ko yazaba umuntu ukomeye. Aburahamu yaragize imyaka 75, nta mwana, umugore we ni ingumba, nta gihugu bafite, nta butaka, nta kintu na kimwe. Noneho Imana iraza iramubonekera amubwira ngo Aburahamu, imuka vinaha. Imuka vinaha. Nkuko mwavuye muri Uru y'Abakarudaya ni Harani ni muhave, kandi noneho ukuntu bigiye kugenda, urasiga urasiga iki gihugu cy'iwanyu, usige umuryango wawe, famiye yose, erarji urayisiga, urasiga ibintu byose uritandukanya nabyo, nurangize tugendane ntacyo ufite. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko niwitandukanya n'ibyo bintu byose nkubwiye, ukasiga byose ukaza ukankurikira, nzaguha umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe, ngo kandi nawe ubwawe ngo uzaba umugisha, ngo kandi muri wowe ngo ni w'amahanga yose azahererwa umugisha. Urumva kino kintu ngo nzogeza izina ryawe. Urumva abantu b'i Babeli muribuka mu gice cya 11 burya mu bintu bazize ngo bashakaga ko izina ryabo ryogera, bagira izina, bubaka izina bagakomera. None Imana irabwira Aburahamu ngo wowe siga ibyo bintu by'iwanyu, dore ko biriya bihugu bya Aburahamu bari banarimo bitasengaga Imana nyamana. Siga ibyo bintu, siga iyo miryango, abo basige, siga icyo gihugu, siga ibyo byose, uze haguruka usige ujye. N'inshinga ni verbe d'action gusa, ni haguruka usige ujye, ni ugukora, kugira ibintu usiga. Ngo nanjye nzaguhindura ubwoko bukomeye. Noneho Imana rero rya zina rikomeye abanyababeli baharaniye, hano Imana iravuga ko izariho umuntu uyizera kandi akayumvira. Ikintu Aburahamu asabwa gukora hano ni ukwizera kandi akagira gute, kandi akumvira. Haleluya. Aburahamu arasabwa kwizera Imana kandi akayumvira. Imana ikamubwira ngo nzaguha izina rikomeye, nzogeza izina ryawe. Mu Cyongereza baranditse ngo I will make your name great, ngo izina ryawe nzaguha izina rikomeye. Imana ishimwe cyane. Urumva rya zina abanyababeli bashakishije imbaraga zabo bakaribura, bashakishije ubwiwane no kwishyira hejuru, Imana yiteguye kuriha umuntu uzaca bugufi. Aha rero ni Imana itangiye gahunda, ije gutoranya Aburahamu, isize abantu benshi cyane, ije gufata Aburahamu ngo imugire nk'umumisiyoneri, ngo imukoreshe kugira ngo uwo mugambi w'agakiza uzakomeze. Imana ishimwe cyane.
kuki Imana idafashe muri bariya bavandimwe bandi baburahamu hirya no hino ko bahari ari benshi? Kuki Imana idafashe mu yindi miryango ko bahari ari benshi? Oya, Imana iratoranya kugira ngo uyu muryango uzabe inzira indi miryango izashobora gukirizwamo. Imana ihabwe icyubahiro. Mwibuke ngo muri wowe n'imi miryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Uyu ni Yesu uzaturuka kwa Aburahamu. Ubundi umugisha nta hantu handi umugisha ushobora guturuka. Umugisha uturuka muri Yesu. Umugisha uturuka mu kwizera Yesu. Icyo Imana yabwiraga Aburahamu nuko amahanga yose, abirabura n'abazungu, abarebare n'abagufi, aba hafi na kure, umva, bazahererwa umugisha mu rubyaro rwa Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Yego, ni mu rubyaro rwande rwa Aburahamu. Hano ni Imana yavugaga mu Bagalatiya ibice 3:16 n'ubundi naho babisubiramo ngo Imana imubwira ngo ni mu rubyaro rwa Aburahamu Imana izatangira umugisha, kandi ntago ari abantu benshi, ni muri Yesu. Imana ishimwe cyane. Ni muri Yesu. Yesu uzaturuka mu muryango wo kwa Aburahamu. Aburahamu azabyara Isaka, Isaka abyare Yakobo, Yakobo abyare Yuda, bakomeze babyarane bagere kuri ba Dawidi, bakomeze babyare mpaka Yesu aturuke mu muryango wabo. Imana ishimwe cyane. Rero urumva hano Imana yacu ni igitangaza. Ikintu nkundira Aburahamu ngo yaraje ngo yumviye Imana, ngo yarabanje avuga ati Imana nubwo ntazi ngo njyanye he. Tekereza, umva, Aburahamu nta mwana n'ingumba, nta gihugu, asize ibintu byose akurikiye Imana. Imana ntinamubwiye ngo nkujyanye aha naha, ariko Aburahamu arizera avuga ati Imana ubwo ari wowe ubivuze ndabizi ko aho njyana ari heza. Ubwo ari wowe ubivuze ndabizi ko aho njyana ari heza. Umenya ibyo ntamenya, uzi ibyo ntazi, ureba ibyo ntareba, imbere urahazi, uzi ibizaba, nta kigutungura. Ubwo Mana ari wowe ubivuze, ndakwizeye, ndakwiringiye, ndakora ibyo umbwiye. Imana nivuga ujye wumvira, Imana nivuga ujye wizera. Ni Imana idashobora kubeshya, ni Imana idashobora gutenguha abantu bayizera, ni Imana idashobora kuvuga ibinyoma. Abantu bashobora kubeshya ariko Imana nyamana ntijya ibeshya. Abantu bashobora guhimba ariko Imana ntijya ihimba. Abantu bashobora kunanirwa ariko Imana ntijya inanirwa. Abantu bashobora kudasohoza ibyo biyemeje gukora ariko Imana isohoza icyo yavuze, icyo yagambiriye. Imana yacu ntabwo ishobora kubeshya, ntabwo yabeshya Aburahamu. Imana iramubwira ngumva, wowe haguruka usiga inzu ya so, usiga umuryango wanyu, usiga igihugu cyanyu, uhaguruke ugende aho nzakwereka. Ntabwo Imana imubwiye ngo ugende werekeje nibura hanga, we haguruka ugende. Je nibaza ukuntu Aburahamu yahagurutse, ariko ngo yizeraga Imana. Haleluya. Aburahamu ngo yizeraga Imana. Nkunda mu Baheburayo ibice 11:8 haravuga ngo kwizera ngo niko kwatumye Aburahamu ngo haguruka, ngo ubwo yumvaga ijwi ry'Imana ngo akagenda, nubwo ataraza hagiye, ngo ariko yumvaga Imana imuhagurukije. Hari Imana idashobora kumuroha, hari Imana idashobora kumujugunya. Reka mbabwire benedata, igihe cyose uzajya ubona wicaye mu mugongo wa Yesu, ujye utuza. Yesu n'ubyo udashobora kukujugunya. Ujye uturiza mu modoka itwawe n'Imana. Ni umushoferi mwiza udashobora gukora accident, wowe jya uturizamo gusa. Yesu ni umushoferi wizewe, wowe jya uturizamo, umwizere, umwiringire. Imana itugirire neza. Abona bati Imana impagurukije ngo nimfe kugenda, ninambwira aho ngiye, ninambwira icyo ngiye gukora. Oya, Aburahamu yaravuze ati mva, iyi Mana ndayizeye. Ubwo imbwiye ngo ningende ntabwo ishobora kumbeshya. Ubwo imbwiye ngo nimpaguruke ntabwo izantererana. Ubwo imbwiye ngo ningende irabizi ikizakora. Ubwo inkuye mu gihugu cy'iwacu izampa igihugu kirushijeho kuba cyiza. Ubwo inkuye mu muryango w'iwacu izandemera umuryango urushijeho kuba mwiza. Ubwo imsabye guhomba ibi byose, Imana ifitiye ibyiza biruta ibi nari mfite. Haleluya. Buriya reka nkubwire, jya wizera Imana. Imana ikubwira ngo va mu byaha, Imana ikubwira ngo reka gucuruza mu manyanga, Imana ikubwira ngo reka gukora ku kazi kuko kari kuntandukanya nawe, uri kugakoreramo ibyaha. Imana ikubwira ngo rekura ibyo bintu wabonaga nk'inyungu, Imana ikubwira ngo zinuka ibyo bintu harimo ibyaha, Imana ikubwira ngo tandukana na ba runaka muri gukorana ibyaha. Jya utandukana nabo, Imana ntabwo izaguhombya. Ibyo uzasiga
imbere umugisha uri mu Mana uruta iby'isi byose. Paul yageze kuvuga ngo ni ukuri ngo ku bwa Yesu ngo nahombye ibyanjye byose, ariko umugisha uri muri Yesu uruta iby'isi byose, uruta ibyitwa ko ari byiza dutunze, uruta imiryango yacu, uruta amashuri twize. Umugisha uri muri Yesu uzana amahoro, umugisha uri muri Yesu uzana umunezero, umugisha uri muri Yesu uzana ubugingo buhoraho. Burya Imana imubwira ngo Aburahamu siga byose unkurikire ntacyo uzaba. Haleluya. Harimo ubugingo buhoraho muri Yesu. Buriya uriya uzavuka kwa Aburahamu, urubyaro rwa Aburahamu rugahabwa umugisha, Aburahamu nawe bwagahererwa umugisha muri Yesu. Erega burya na Aburahamu nawe yaherewe umugisha muri Yesu. Umwanditsi umwe w'ubutumwa bwiza yaranditse ngo Aburahamu yabonye umunsi wanjye aranezerwa. Na Aburahamu yifuzaga kureba Yesu, burya amuhishuriwe ngo aranezerwa. Burya nabo bakizwaga na Yesu uzaza, nawe baramwiringiraga. Imana ishimwe cyane, barimbuka. Haleluya. Yego, Imana ihabwa icyubahiro. Burya benedata mbabwire, jya wiringira Imana. Haleluya. Jya wiringira Imana nubwo waba utabona uburyo. Jya ukomeza wizera Imana nubwo waba utabona inzira. Jya ukomeza wizera Imana niyo waba utabona ibintu bizaca. Jya ukomeza wizera Imana niyo waba utabona agaco kuko ibintu bizakunda. Jya ukomeza wizera Imana niyo waba utabona inzira. Jya ukomeza wizera Imana, ibyo ukora byose ubikorane kwizera, ugendane kwizera, ugendane kwirinda, ugendane kwigengesera, ugenda uri umuntu wizera Imana niyo waba utabona ko ibintu bizashoboka. Kwa Aburahamu abantu babonaga bidashoboka, iyi Imana yabwiraga Aburahamu ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, ngo nzogeza izina ryawe, ngo amahanga yose ngazahererwa umugisha muri wowe. Reka nkubwire, iki ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye pe. Umuntu w'ingumba, umugabo w'imyaka 75 nta mwana n'umugore we, ntabwo byari byoroshye, ariko ngo yizera Imana. Haleluya. Yizera Imana kuko ari Imana ibivuze izasohoza, kandi ngo abazakwifuriza umugisha nabo bazawuhabwa. N'uyu munsi umuntu wizera uwavutse kwa Aburahamu, wizera Yesu, ahinduka umunyamugisha. N'uyu munsi umuntu wizera Yesu wavutse mu rubyaro rwa Aburahamu ahinduka umunyamugisha, ahabwa ubugingo buhoraho, ahabwa amahoro, ahinduka umwana w'Imana, ahindurirwa identite, ahindurirwa indangamuntu, abaho afite ibyiringiro by'ijuru, abaho ari umuntu watsindishirijwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Benedata mbabwire, kwizera Imana. Aburahamu yizeraga Imana we, ariko akanayumvira, akavuga tumva, I surrender. Yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. I surrender my land. I surrender my family members. I surrender my native land. I surrender everything to you. Ngo ndabyemeye, nemeye ubushake bwawe, nemeye kugenda uko ushaka, nemeye gukora ibyo ushaka. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Aburahamu yumviye Imana. Nawe jya wumvira Imana mwene data, ntabwo uzicuza. Haleluya. Aburahamu arahagurutse ngo aragenda, uko Imana yabivuze niko yabikoze. Arahaguruka aragenda atazi yagize gute, atazi yagiye ku myaka 75 yumvira Imana. Burara Aburahamu nawe n'ubuntu Imana yamugiriye rega. Uri Imana yaje kumushaka ariko arayitaba. Nawe Yesu uraza kugushaka, ukwiriye kumwitaba kandi ukamwitaba na kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Urabona rero hano hatangiye rwose ikindi cyiciro. Imana ikomeje isezerano. Kwa Adamu na Eva barabyishe, ariko Imana iraza bikomereza kwa Seti, birakomeza, abantu barabyica. Imana iragenda ibikomereza kwa Henoki, iraza ibikomereza kwa Nowa, abaho barabyica abo kwa Nowa, iraza ibikomereje kwa Shemu, iraje ba Nimrodi barabyishe. Imana iraje ibikomereje kwa Aburahamu, ikomeje isezerano mpaka Yesu azavuke. Ariko Satani nawe ararwana intambara, arateza ibyaha, arateza ubugumba ngo batazabyara, ngo Yesu atazabavukamo. Urabona Satani nawe ararema intambara, ariko Imana yacu ishimwe, ni Imana itabura kwigenza. Ni Imana iyo yiyemeje ikintu no kugikorera gikora. Ni Imana iyo yiyemeje gukiza umuntu no kumukizira mukiza. Urebe uru rugendo rw'agakiza Imana izatangira muri Yesu, ukuntu igenda irwitaho, ukuntu iruzirikana, ukuntu inzira yitayeho. Iyi Imana yacu igambiriye gukora ikintu iragikora bene data. Ujye uyizera. Ni Imana idashobora gutenguha abayizera, ni Imana idashobora gutenguha abayiringira, ni Imana idashobora kubeshya, ni Imana idashobora guhemukira abashyize ibyiringiro byabo
yabo muri yo. Ni Imana irinda isezerano, ni Imana yavuganye na Aburahamu, kandi iyi Imana yiteguye gusohoza icyo yavuganye nawe. Ariko reka mbabwire, Aburahamu arasabwa kwizera Imana, arasabwa kumvira Imana, arasabwa kudateshuka. Amen. Ni conditional blessings, ni imigisha iri conditionnel. Imana navuga ngo nunyumvira ibi bintu ukabikora, nzaguha umugisha, nzakugirira neza, nzogeza izina ryawe, nzaguherekeza, uzakuvuma nzamuvuma. Aya masezerano kugira ngo asore kuri Aburahamu. Aburahamu arasabwa kumvira Imana, arasabwa kwemera agahaguruka akava mu gihugu akagenda, arasabwa kwemera agasiga umuryango w'iwabo n'inzu ya se, arasabwa kwemera n'ukuri akagenda nubwo atazi aho agiye, ariko agomba kugenda akajya mu gihugu Imana ishaka kugira gute kumwereka. Umvira Imana niba ushaka umugisha w'Imana, kandi umugisha wa mbere uba mu Mana burya ni agakiza kayo kabonekera muri Yesu. Agakiza niwo mugisha wa mbere Imana yadusezeranije, niwo mugisha ukomeye. Imana yemeye gutanga Yesu ngo apfa azira ibyaha byacu, Imana yemeye gutanga umwana wayo. Umugisha ukomeye rero uruta agakiza ntubaho. Umugisha wa mbere dufite turonkera muri Yesu ni agakiza kaduhindura abana b'Imana, kadukura mu barimbuka, kakatuzana mu mucyo, kakadukura mu mwijima, kakatuzana mu mucyo, kakadukura mu barimbuka, kakatujyana mu bugingo buhoraho. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Aburahamu yumvira Imana, yumviye Imana nubwo bitoroshye, yumviye Imana ngo arahaguruka aragenda, ajyana n'uyu mugore we Sarayi, ajyana na Loti wari warapfushije se, barakomeza bajyana n'ibyo bari batunze byose. Barakugendeye, banyura muri icyo gihugu cyose, bagera i Shekemu, basanga hari igiti cy'umwero n'icyamore. Kino giti n'abantu bo muri kiriya gihugu bajyaga batambira ibigirwamana, ariko Aburahamu araza ati ngiye ntabwo nzajya ntambira ibitambo ibigirwamana. Araza ahasanga abanyakanani. Uwiteka arongera aramubonekera. Aburahamu ageze i Kanani, arimo aragenda nk'utazi yagiye, areba ibihugu byose ari kugenda acamo. Ageze i Kanani, Imana irongera iramubonekera. Imana irabwira ati Aburahamu, iki gihugu nzagiha urubyaro ruzagukomokaho. Ati kumbe burya nagendaga mba mu mahema, nagendaga nk'impunzi, nagendaga ntagira ubutaka, burya kino gihugu uzakimpa nyituremo. Urakoze Mana. Imana imukubise isezerano kizamuha igihugu cy'i Kanani. Aburahamu akagira gute? Aburahamu akagituramo. Aranezerwa cyane. Ati kandi urubyaro rwawe nzaruha kino gihugu, uhumure. Urubyaro rwawe abazagukomoka Aburahamu we nzabaha kino gihugu. Imana ihabwe icyubahiro. Aburahamu abyumvisha ngo ahita ku murongo wa 7 ngo ahita yubakira Uwiteka igicaniro. Kubakira Uwiteka igicaniro kubera iki yari yamubonekeye. Aravuga ati Imana niwo ukwiriye gushimwa, niwo ukwiriye guhabwa icyubahiro, niwo ukwiriye kuramywa, niwe dukwiriye kuririmba, niwe dukwiriye gutambira ibitambo, niwe dukwiriye gusenga, niwe dukwiriye gushima. Ni wowe wo gusengwa. Igicaniro cyabaga gisobanura ngo ni public worship, ni igihe cyo kuramya Imana, ni igihe cyo kubyuka, ni igihe cyo kuva mu bukonje tukongera tukaramya Imana, tukongera tugashima Imana, tukayitambira ibitambo, tukayirimbira ishimwe. Haleluya. Tukayisenga tukayiramya. Ngo Aburahamu ahita yubaka igicaniro i Kanani. Mwabibonye ngo yubaka igicaniro, yubaka igicaniro. Buryo iyo Imana wayihaye ikaze wubaka igicaniro. Iyo Aburahamu yaganiraga n'Imana yahitaga yubakira igicaniro ngo nzajya nsabana n'Imana. Ni nko kuvuga ngo Mana ni karibu hano hantu, ni karibu iwanjye, ni karibu dore iki gicaniro ni icyawe, ni karibu dukeneye presence yawe, dukeneye kubana natwe, ni karibu. Ariko reka nkubwire wowe nkurikiye, wakubakira igicaniro wawe mu rugo nawe, ubakira Imana igicaniro wawe mu rugo. Ujye ubwira ngo Mana iki ni igicaniro cyawe, ni igicaniro cy'amasengesho, ni igicaniro cyo kugira ngo tujye tukuramya, tukuririmbire mu rugo, tugusenge mu rugo, dupfukame mu rugo tugusenge, upfukamane nabo mu bana, ufate Bibiliya musome ijambo ry'Imana, muyiramye, muyihimbaze, muyiririmbire, muyitambire ishimwe, muyisenga, muyihamagare, musabane nayo. Kubakira Imana igicaniro ubundi nicyo ngicyo, ni presence y'Imana. No kubwira Imana ngo ni karibu iwacu, no kubwira Imana ngo ni karibu ahangaha, no kubwira Imana ngo niwe tuzajya dusenga, no kubwira Imana ngo niwe tuzajya turamya, no kubwira Imana ngo niwe Imana yacu. Ni ukuyubakira igicaniro ngo tuzajya tugutambira imibavu, tugutambira ibitambo by'ishimwe, ibitambo by'uko turi amahoro. Niwe Imana tuzajya dusenga, niwe Imana tuzajya turamya, niwe Imana tuzajya duhimbaza. Ni wowe Imana yacu. Ntabwo ibigirwamana ari byo Mana yacu, ntabwo imana zo mu biti no mu mabuye ari zo Mana yacu, ntabwo ifeza n'izahabu arizo Mana yacu, ntabwo imikumbi n'amashyo n'imiryango n'ibihugu n'ubutaka n'ibikingi n'amazu sibyo Mana yacu. Imana yacu ni wowe Nyiringabo, Uwiteka waremye ijuru n'isi. Tukubakiye igicaniro, twongere tukuramye, twongere tukwambaze, ni karibu hano iwacu. Aburahamu yubakiye Imana igicaniro, ageze hano i Kanani, abwira Imana ngo ni karibu hano. Haleluya.
basengaga ibigirwamana, basengeraga munsi y'iki giti cy'umweroni cya more. Ariko Mana, njye sinsenga biriya bigirwamana. Oya, ngwino tubane, ngwino niwe dusenga, ngwino niwe Mana yanjye, niwe Mana twaganiriye, niwe Mana ivuga, niwe Mana isezeranya kandi igasohoza, niwe Mana iyobora umuntu, niwe Mana igendana n'umuntu ntayobe, niwe Mana yo gusengwa, yo kwiringirwa, yo kwishingikirizaho, niwe Mana yo gushingwaho imizi, niwe Mana idatenguha abagukurikiye. Haleluya. Imana ishimwe bene data, Imana ihabwa icyubahiro. Aburahamu yubakira Uwiteka Imana igicaniro. Imana ishimwe. Public worship. Numva ikimenyetso cyaho dukwiriye kuramya Imana. No, iyo wubakaga igicaniro bavuga ngo Imana niyongera ishimwe, niyongera ihabwa icyubahiro, n'abari isengwa, n'abari itambirwa ibitambo, niyo Mana nyamana, niyo muremyi wacu, niyo yo kwiringirwa, niyo Mana yonyine, niyo dutumbira, niyo twizera, niyo duhanga amaso. Ngo ayubakira igicaniro. Ndamukunda Aburahamu. Ageze i Kanani mu bantu batari bafite Imana, bari mu bigirwamana, ahise ayubakira igicaniro. Iyo ugeze mu bapagani ukora iki? Usenga ibigirwamana byabo, jya wubaka igicaniro. Uvuge ngo umva, aha hantu nkorera ndahubaka igicaniro, Imana yanjye ishimwe. Amen. Nujya ugera mu gihugu kidasenga Imana, kitizera Yesu, ubakayo igicaniro, umwubakira igicaniro. Haleluya. Kubaka igicaniro ni ukuzana Imana aho uri, kuzana icyubahiro cy'Imana, ni ukuzana worship, kuramya Imana, kubaka ibintu bituma Imana ishimwa aho uri, kubaka ibintu bituma Imana ihabwa icyubahiro, kubaka ibintu bituma icyubahiro cy'Imana kiza aho uri, kubaka ibintu bituma icyubahiro cy'Imana kiza mu rugo rwawe, kiza aho ukorera, kiza mu buzima bwawe, kiza aho wicaye, kiza mu modoka ugendamo, kiza aho uri hose. Ujya hubaka igicaniro cy'Uwiteka. Aburahamu burya nicyo yarakoze, ni ukuvuga ngo Imana nishimwe, nishyirwe hejuru, niyo yo guhabwa icyubahiro, niyo yo kubahwa. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo avayo. None ndebera rero ku murongo wa 8. Urumva ku murongo wa 8 avuye i Kanani, none ngo avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye. I Beteli iruhande rw'iburengerazuba na Ayi iruhande rw'iburasirazuba. Yubakira y'Uwiteka yubatse ikindi gicaniro. Ageze i Beteli naho. Beteli ubundi bisobanura ngo inzu y'Uwiteka. Beteli, the house of the Lord. Beteli bisobanura ngo ni inzu y'Uwiteka, inzu y'Imana yanjye. Abrahamu ageze yubaka ikindi gicaniro, ngo naho Uwiteka ashimwe, naho Uwiteka himbazwe, naho Uwiteka niwe wo gushimwa, Uwiteka niwe wo gushyirwa hejuru, Uwiteka niwe mukiza wacu, niwe bendera ryacu, niwe wo kuratwa, niwe wo kuramywa, niwe wo kwizerwa, niwe wo gusengwa, niwe wo kuririmbirwa, niwe wo gutambirwa ishimwe, niwe wenyine dukwiriye kujya dutambira ibitambo by'amoko yose, ibitambo by'amashimwe, ibitambo by'uko turi amahoro, ibitambo by'uwaducunguye, amashimwe yose, icyubahiro cyose kibi cy'Uwiteka. Ageze i Beteli naho yese yubaka igicaniro. Ahageze yubaka igicaniro. Urumva yari wa muntu wahuye n'Imana ku buryo adashaka kubihisha. Ahageze aragaragaza ko yahuye n'Imana. Akomeza kugenda agera i Negebu. Ageze i Negebu inzara iratera. Inzara abonye imeze nabi aramanuka, abagiye muri Egiputa. Ageze muri Egiputa n'umugore we Sara dore umugore mwiza, abanyegiputa bazanyica bagushaka. Ujye uvuga kuri musaza, ujye uvuga kuri mushiki wanjye. Aburahamu aha yaragize intege nke, yarebye ati dore ni umugore w'igikundiro, navuga ko ari umugore wanjye abanyegiputa baranyica pe, barankuramo umwuka, ubwoba buramwica Aburahamu. Hano atangiye kunanirwa, ateshejwe kwizera Imana. Noneho baza bati ninde? Bati ni mushiki wanjye. Ni mushiki wawe. Okay, hano Aburahamu yarabeshye, ariko ko yari mushiki we, ariko ntiyari mushiki we bya baravukanaga kuri se, ariko yavugaga ku wundi mugore. Okay, baravukanaga kuri se, ariko Sara yavugaga ku wundi mugore. Nubwo babanaga muri kiriya gihe bari bakibana n'abantu bari bakibana, ariko urumve icyari gikino bari bakeneye kumenya ngo ni umugore we, kandi koko ni umugore we. Ariko Aburahamu arifata arabeshya. Aburahamu rero nawe ibi byose bagenda bitwereka ngo burya Aburahamu nawe ni ubuntu Imana yamugiriye. Arajya iyo abyemera ati yego ni umugore wanjye,
Farawo baramujyanye, amugejeje mu rugo ibyago biravuka. Farawo ati ko kurandorera aka kaga mpuye nako, Aburahamu kuki yambeshye? Imana imuteza ibyago kubera Aburahamu. Aramuhamagara ati rero wahemutse, kuki wambeshye ugatuma mujyana? Birashoboka ko bataryamanye kuko ntacyo Bibiliya yerekana. Imana yahise imuburanira. Urabona Aburahamu ko yari umunyantege nke, gusa yizeraga Imana ariko yari umunyantege nke. Niyo mpamvu rero ko Imana yaratonanije Aburahamu umuntu yamugiriye. Nagaruka Aburahamu yari igitangaza, yari umuntu wo kwizerwa. Oya, ni ubuntu Imana yamugiriye. Hano yarabeshye bituma babasezerera jugujugujugu, babazanira umuvumo. Bazaniye Egypt umuvumo. Imana irabasezerera. None Farawo arabasezerera ati twara umugore wawe n'amatungo, ariko genda mutuvire mu gihugu tudakomeza guhura n'ibibazo. Iyo utavuze ukuri uteza ibibazo. Imana itugirire neza. Rero benedata nagira ngo mbabwire ngo dukwiriye kubaho twizera Imana ibyo dukora byose, mu byo tuvuga byose. Nongere mvuge ngo Aburahamu n'ubuntu yagiriwe. Nawe yari umunyantege nke, yagiraga ubwoba, agateshwa guhamya Imana. Buri n'ubone nk'uko yahagurutse yizeye akavuga ati Imana, uyu mugore ndavuga ko ari uwanjye, nibanyica bazanyice, ariko ubwo nkwizeye icyo wavuze uzagisohoza. Hacyo Aburahamu yari ku. Abantu benshi bakora ibyaha kubera ubwoba. Ubwoba ni bubi. Jya wizera Imana, ntukagire ubwoba. Ibi nibihagarara Imana izafukura kandi ikagira. Ntukagire ubwoba, ntukajye gukora ibintu by'amafuti. Oya, iyi nzira nifunga uhumura Imana izacina. Ntukarinde kujya gukora amanyanga n'ubuhemu no kubeshya no guhemuka no kugambanira abantu no oya. Don't worry. Rwose hariya Aburahamu yabaye umunyantege nke. Nibyo twerekana Aburahamu ntabwo ari intungane, n'ubuntu Imana yamugiriye. Ntukabeshye kugira ngo ukunde uramuke. Oya, jya uvuga uti Imana yantunze cyagiye n'ubu izakomeza intunge. Iyandindiye muri Uri y'Abakarudaya, ikandindira i Harani, ikandindira i Kanani, ikandindira i Negebu, izandindira no muri Egypt no muri Egiputa, izandindira n'ahantu hagoye, izandindira n'ahantu haruhije. Iyangaburiye cyagiye, ikandihirira amashuri, ikankorera ibi n'ibi, ikankura mu bitaro, ikankorera ibi n'ibi, izankorera n'ibindi. Haleluya. Ntukarinde gukora ibyaha, ntukarinde kujya mu bintu by'ibyaha ngo ukunde uramuke. Jya wiringira Imana, utuze umutima, ubeho utari umuhemu, ubeho utari umugizi wa nabi. Oya, nta mpamvu na nkeya rwose ufite yo kwirirwa ubaho gutyo. Imana yawe iyivuze irasohoza, kandi ibasha kukurinda no kukurengera no kukubera umutabazi. Ntabwo ari ngombwa kujya kwigaragura mu byaha. Rero Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero ni isezerano Imana yagiranye na Aburahamu twari turimo dusoma. Abateoloje baryita ngo ni Abrahamic Covenant. Isezerano Imana yagiranye na Aburahamu kugira ngo izacungure amahanga, kugira ngo izadukize, kugira ngo tuzahabwe umugisha biciye mu muntu umwe. Imana ishimwe. Rero nongere ngaruke mvuge ngo iyo Imana iguha isezerano ugomba kumvira. Ibyo Imana tubwiye hano mu ijambo ryayo byose tugomba kubyumvira. Tugomba kwizera ariko tukumvira. Imana ishimwe. Iyo udakoze ibyo bizana umuvumo. Kandi nongere mbibutse, imigisha Imana itanga iri conditional, ni conditional blessing. Imana irakubwira ngo nukora ibi n'ibi nzakora ibi n'ibi, ariko burya nutabikora nayo hari ibyo itazakora. Nuhaguruka ukagenda ugasiga, nanjye nzaguha umugisha nzanza. Imigisha y'Imana ibiri condition. Kandi condition Imana ibigusaba ntago ari ibintu byinshi. Usanga ari condition ebyiri gusa. No kwizera Imana no kuyumvira. No kwizera Imana no kuyumvira. Ubundi ugakora ibyo gusaba, ubundi ni ukuri pe ugahabwa umugisha. Reka rero nsoze mbabwira ngo Aburahamu yahawe umugisha kugira ngo nababera abandi umugisha. Imana yabwiye ngo nzaguha umugisha kugira ngo n'andi mahanga yose uzayabera umugisha. Haleluya. We are blessed to bless. Duhabwa umugisha ngo tubere abandi umugisha. Duhabwa umugisha kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Uhabwa umugisha kugira ngo izina rya Yesu rishyirwe hejuru. Imana ishimwe. Hari umugisha Imana yaguhaye uzi? Burya Imana yaguhaye kugira ngo ubere abandi umugisha. Ese Imana yaguhaye umugisha wo kumenya Yesu? Burya yawuguhaye ngo ubwirize n'abandi nabo bamenye Yesu. Imana yaguhaye umugisha w'amafaranga. Burya Imana yawuguhaye ngo ugire icyo ukora kugira ngo abandi badafite amafaranga nk'ayawe nabo babone ishimwe ku Mana biturutse kuri wowe. Imana yaguhaye umugisha se wo kugira amazu menshi. Burya Imana yawuguhaye kugira ngo ubere abandi umugisha, ugire abandi ucumbikira. Abapangayi bawe uborohere, abadafite aho baba, badafite ubwishyu, ubabere umugisha. Yego, Imana yaguhaye umugisha wo kugira kampani ikomeye.
yawuguhaye kugira ngo ubere abandi umugisha. Imana yaguhaye umugisha wo kugira urubyaro se, burya yaruguhaye kugira ngo rubere abandi umugisha. Nta kintu na kimwe Imana yaguhaye ku bwawe. Imana ya God blesses you to be a blessing. Imana iguha umugisha ngo uzabere abandi umugisha. Imana yaguhaye umugisha w'igikundiro, koresha icyo gikundiro cyawe uzana abantu benshi kuri Yesu, ugikoresha ugusha abantu mu byaha. Imana yakugize boss wa company ikomeye, koresha ubwo boss bwawe uhereze Imana icyubahiro, wigusha abantu ukoresha mu byaha. Umugisha wose Imana yaguhaye yawuguhaye kugira ngo ubere abandi umugisha. Imana ishimwe. God blessed Abraham to be a blessing to the nations. Imana yahaye umugisha Aburahamu ngo Aburahamu abere amahanga yose umugisha. Imana ishimwe. Wumvira Imana niyo bikomeye, ukoresha ibyo Imana yaguhaye ngo ubere abandi umugisha. Ibuka ko nta kintu na kimwe Imana yaguhaye ku bwawe gusa, yakiguhaye ngo ubere abandi umugisha. Imana itoranya Aburahamu yamutoranyije ngo abandi bazahabwe umugisha. Imana itoranya Isirayeli yayitoranyije ngo izabere ibindi bihugu umugisha. Iyo Imana igutoranyirije ikintu runaka, umurimo wose Imana yaguhaye, ikintu kiza, ufite amashuri, uri umuhanga mu ikoranabuhanga, mu ndimi, mu myuga, mu bumenyi ngiro, ikintu cyose ushoboye Imana yaguhaye yakiguhaye ngo ubere abandi umugisha. Imana iguha umugisha. Wakoze kubana natwe mwene data, naho utaha. Mana, wakoze kubana natwe muri Bible study. Izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Aho umugisha wo twayigendanyemo, urakoze kandi kubw'iki gice cya 12 aho wahamagaye Abrahamu tumwigiyeho byinshi, kandi ujye uturinda kugira intege nke nk'izo yagize ubwo yabeshyaga, ariko ujye uduha kwizera nk'uko yagize ubwo yizeraga kuzamujyana ahantu heza nubwo atabibonaga. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Yesu abaha umugisha, naho ubutaha. Imana ishimwe.